Kugeza muri aka kanya ibyishimo ni byinshi muri MIE Music Rebo ibarizwamo abaramyikazi VESTINE and DORCAS, ndetse ni n'ibyishimo byinshi ku bakunda iri tsinda nyuma yuko iri tsinda rya VESTINE and DORCAS abavandimwe babiri guturuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze bubatse izina rikomeye cyane hano mu Rwanda ryegukanye igihembo cy'abaramyi b'umwaka mu bihembo byatanzwe na Diva Award ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 mu 2025. Tukaba twinjiye mu kwezi kwa 12, abafana babo bishimye cyane, bishimiye iki gihembo nk'uko tugiye no kubigarukaho tugasoma n'ibitekerezo abafana babo batanze kuri iyi nkuru, cyangwa se kuba nyine bishimiye uko itsinda abafana ryegukanye ibikombe. Ushobora kwibaza ngo bavuze iki, cyangwa se ubundi aba bari bahanganye nande? Bari bahanganye n'abaramyi bagiye batandukanye, turi hariho uwo twagarutseho ndetse n'abandi turi buze kugarukaho ngiye kubabwira by'umwihariko. Gusa tubane dukundana, handi wibuke kudukurikira ku mbuga zacu dukoresha nka Instagram ndetse na Facebook. Gusa nanone kuri urukuta rwa YouTube turimo kuganiraho muri aka kanya, wibuke gukanda like, subscribe, comment kugira tujye tubana buri munsi. Nge nitwa Sana, iyi ni NB izumi inkuru zacu kuri kwawe, mbahaye ikaze. Ni ibihembo rero bya Diva Award byatanzwemo ingeri zigiye zitandukanye, haba muri gospel ndetse na secular, ndetse n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye harimo nk'aba DJ b'umwaka, umwogoshi mwiza w'umwaka. Ni ibihembo byiza byatanzwe haba muri secular, ubegukanye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka wenda namubabwira ni Kevin Kade, hanyuma producer w'umwaka ba Element L, hanyuma umuhanzi ukizamuka baye $, hanyuma kandi indirimbo y'umwaka yabaye Tsunami y'umuhanzi Run Up. Umu DJ w'umwaka baye DJ Flix, hanyuma kandi umuhanzi mwiza ku rubyiniro aba Kevin Kade, kandi anatwara n'ikindi cyo kuba afite collaboration nziza y'umwaka, indirimbo nyakorabo y'umwaka yabaye Sikosa. Gusa bigeze muri gospel, abahanzikazi VESTINE na DORCAS begukanye igihembo cy'abaramyi b'umwaka mu bihembo bya Diva Award 2025 bahigitse Israel Mbonye, Josh Ishimwe, Crisonda Singwa ndetse na Alamu Ministries. Murumva ko bari bagihataniye n'ibikoko n'abaramyi babimazemo igihe, nabo bafite experience professionnelle, ndetse na Alamu nk'itsinda rimaze nyine gukomera cyane, ririmo n'abandi baramyi ku ruhande nabo bahanga ku giti cyabo nabo ariko rikomeye cyane. So rero ushobora kwibaza ngo bagenzi abafana babo babyakiriye bote. Uwitwa Uwamariya Claudine yagize ati mbuze icyo mvuga ariko ndishimye pe, kandi congratulations VESTINE and DORCAS, mukwiye ibyiza gusa. Ashyiraho imitima myinshi. Hanyuma uwitwa Denise Uwizeyimana aravuga ati Imana ndumva nezerewe, muduhesho turabakunda cyane, muzagere kure habaho, nawe ashyiraho imitima. Uwitwa Mia ati bari bagikwiriye pe. Hanyuma Josiane aravuga ati baragikwiye. Uwitwa Julie ati wow, congratulations VESTINE and DORCAS, iviza bigandanye bibomaho muri umugisha ku bakunzi banyu, ashyiraho umutima. Ingabire yagize ati hashimwe Yesu we ubikora. Hanyuma uwitwa Kelvin ati much congratulations to them, bari bagikwiriye pe, koko barakoze cyane uyu mwaka. Uwitwa Faustino ati wow, I'm proud of you all my daughters, Ishimwe VESTINE and Kamikazi DORCAS. Hanyuma uwitwa Above ati barakoze cyane pe, congratulations to them. Uwitwa Beji ati congratulations girls, you deserve even more. Uwitwa Gloria ati praise the Lord. Hanyuma uwitwa Kiza Ngabo ati baragikwiye. Hanyuma uwitwa Trust Kesi ati we are so proud of you bakobwa beza, n'ibiri imbere nabyo ni ibyacu nta bwoba. Uwitwa
Ariyeti ati nk'abakunzi babo turavyishimiye cyane. Uwitwa Joseline 266 ati oh wow congratulations. Davido ati baragikwiye rwose. Hanyuma uwitwa Kanye na Jackie ati go higher and higher and the blood of Jesus cover you girls, I'm proud of you. Esther Binwa ati congratulations to Vestine and Dorcas. Arine Nyiransabimana ati barushije Israel mbonye ni byiza. Witwa Sugira ati well deserved. Witwa Minyoni ati ngaho ni muduhe na usisite basi. Musengimana ati congratulations my sisters Vestine and Dorcas, imigisha yose yo mu gakiza ikomeze kubomaho ndetse n'abazabakomokaho. Sandrine ati wow ndishimye cyane. Hanyuma Queen Diamond ati congratulations girls you deserve more. Witwa Uwamahoro 7446 ati nukuri ndishimye ku bwanyu. Naomi ati congratulations. Bigayire ati wow baragikwiye kandi Imana bakomeze ku murimo. Hanyuma Witwa Niyonzima ati congratulations. Urumva ko abafana babo bishimye, bari muri mood nziza cyane, basoje umwaka bameze neza, kandi ndizera ko n'indirimbo usisite bategereje guhabwa na yari indirimbo izaza yunganira ibihembo batwaye. Indirimbo igiye kutwinjiza mu mwaka neza, ntabwo kwa 12 kurarangira usisite itaje nk'uko Irene yabitangaje ku mwaka uzatangira mu enjoyinga. Ni indirimbo nayo iri mu rurimi rw'igiswahili yitwa usisite, abishatse kuvuga ngo ntutinze gukora ibyo Imana ikubwiye, ntutinze kubabarira abagusabye imbabazi, kandi nanone ntutinze kubwira aho ukunda ko bakunda, ntutinze gukora imirimo myiza ishimwa n'Uwiteka. Ntutinze usisite n'indirimbo izaba imeze neza cyane. Ngewe nageze amahirwe yo kumva kuri sample yayo, ariko nyine ntibiba byemewe ko ugomba gutangaza nyine bitakureba, ariko ni indirimbo muzumva neza cyane. Ni indirimbo nziza twese turayitegereje iri full. Ese nawe urayitegereje wishimiye indirimbo ya igihembo cya Vestine na Dorcas? Dore muri comment, like kandi usisite. Ntutinze gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi. INNB izuma inkuru zacu kuri kwawe. Nge nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.